Haro Nancy. Ano? Umeze ute? Yewe meze neza nta kibazo. Ese ko numva utuje cyane ra. Jose Christie wabyihoreye byanjye na Bernard ntabwo bizi. Ibigese kandi ra. Aha, birebera wa mukobwa. None se uracyamuhangayikiye? Ese Christie urumva byahita bishira gutyo? Ntabwo njya niyumvisha ukuntu urukundo rw'ukuri byarangira rumbabaza gutyo. Aha, ko numva utorohewe mukobwa. Aha, nta kundi ariko umuntu agomba kubinyuramo. Nancy, gerageza ubyirengagize. Ntabwo biba byoroshye. Ubu ngubu ndabyumva agahinda n'irungu bikumereye nabi. Wabimenya nyine ariko nta kundi none se nabigirana. Yewe, ni danje. Nanjye umva mbuze n'icyo mubwira ni ukuri. Gusa nyine nanjye ndababaye. Nta kundi. Gusa urakoze byibuze kumpamagaye. Sawa. Andi makuru ashandi meza dore ka kamanyura amazi twakundaga kaminuza ariko nawe urarisoma mana urarisoma pe buriya ko bari kuguhamagara se sinzi ako dore katumureke bura twasanze ibi bintu ari karande ariko ubu twasanze ari karande yewe naje gusanga icupa ubundi kurinywa ntacyo riba ritwaye ubundi baravuga ngo ese urarinyweye rigukoresha iki nicyo kibi cyaryo ubundi sha ngayo nguko ahubwo se unywa gake njye sininywera karikeri kameze uteze nibame karikeri kuva kera uri cyari kanda njyewe ndari kubita nkari hanyine ugutasa utahute njyewe uri cyandika umunani nibyo nakubwiye nzi gukontorora icupa ntabwo ryo rinkotora nibange sereveri we ariko seriveri zanira kawisikisha nibundi kawisiki muri aka kajoro nta kibazo none se ko ejo nta kazi mfite kuva kera zanira wisiki ese abantu bano ko batinda sinzi ubwo ibintu arimo aruto n'abahogiyemo mu kiko mpamagara wenda wowe waraza kukumva kuruta njye yewe serive abantu ba hano ntabwo mugira rero nibyo njye nkubwira urahanyarutse sha andi makuru se uyu ni mushyashya twazanye ariko numvishe ngo kano kabari ngo nawe gafitemo imigabane gafitemo imigabane ariko nyine aba ari bya bindi bya Kigali yingurutse ko karengetse umva sha mukanya uza kunzanira kuri iri cupa usutse ntabwo izi nzoga naje gusanga zitaryoha kimwe kada ngayo ngoko aka ngaka ndumva kameze nka kakandi twanyweye mu bukwe bwa Mukanoweri kubera ibi byose nubwo ndi kubikubwira wenda twishimyemo ariko hari ikiri ku mutima wanjye nkeneye kukubwira wenda tukishima nyuma muhamagaye hano ngo ngire inama ntiwihutire icupa oya urumva ikintu cya mbere ni ukugirana amanama ariko nanone ukibaza ese ukuntu wamuhamagaye njye byancanze weje musibanguka unsanga ngaha nimeze je umva mbanza mbwire rero Chris sibyo ntunyiyame ntabwo nkwiyame ariko nanone urabyumva kagira inkuru kubeze twaze dufite timu tuganira tunaseka dutembera umurwa dutembera duseka twishimye nkabona iriya timu igiye kwangirika sarupfu urimo se ntapfuye ariko harimo imyiryane uravugisha undi ngo reka ngo sinyikeye ngo ntabwo nyikeneye kuza n'izo ibintu bizagenda ute none se bagututse hari abakuvuze nabi reka mpamubwire sibyo muri iki gihe turimo iyi generasiyo turimo ntabwo ariyo kujya tuvuga ngo turirwa tubungana nk'abana twarakuze
buri muntu wese afite imirimo akora, buri muntu wese yihugiyeho. Ntabwo uzanshaka ngo igihe unshakiye umbone, ntibizakunda pe. None se nimba wenda ndabizi mwagiranaga, wenda akambivuga uko nguko ni kurukuru se sinzi, ariko mwagiranaga umubano wihariye. Ariko muri mwebwe twasoje kwiga buri wese acuka. Wenda impamvu mwari muhararanye nuko buri muntu wese nta kazi yari afite. Ubu mwabonye akazi bamwe na bamwe, none se urajya mujye muhora mwirukankana koko? Akora mu mujye mukura. Ubwo urabizi ko ari Beni ari Nanasi bakundanaga? Byo ndabizi. Ntabwo uzira ikintu cyaje kubamo hagati. Uriya mukobwa ngo Christella abizamo nawe, araca inyuma yande ya Nasi. Wabona itima shiri kwangirika ugasanga njye nabanje no kujyana n'ibindi bibazo. Ese kiri nagiye kure pe, babara mbwiza ukuri. Ibintu by'inkundo z'abandi ubije mute? Christella nimba ni Christella Nasi akundana na nani? Nasi akundana na Beni. None se reka hari icyo nibaza, ibintu by'inkundo byabo nese basi nawe ukundana na Christella? Mu magambo make wenda oyereka nkwereka ibintu byiza sibyo? Wakunze Christella ubu rukundo bimubwira kuko murashaka mwese muhane amapase sibyo? Nge rero ndimo kumva nimba ukunze umuntu ntabwo waripfana pe, gerageza ubimubwire. Ngiye ikintu naguhamagariye aricyo cyanatumye itimu yacu izamo ibibazo. Christella yashatse gushwanisha Beni na Nasi. Christella aragenda aravuga ati agenda abeshya ko yaryamanye na Beni. Yaryamanye na Beni. Christella ashaka gushwanisha, ajyana amagambo ye abeshya agira uti njye naryamanye na Beni kugira Nasi batandukanye. Rero njye niyo nama, njye ndashaka kujya kubagira inama, ariko njye nabanje mbere yuko mbikubwira nk'umunyeshuri twahoze twiga. Rero nibyo bavuga ngo wizera inshuti ikaguhemukira. Njye nkurikije ukuntu bari abakobwa bari inshuti, ntabwo nkeka yuko aribo bantu bahemukirana bingana uko nguko. Gusa njye ikintu nakubwira cyo ukera couple pe, nanjye nicyo kintu nayikundiraga, n'abantu bakundanaga pe mu rwego rwo hejuru. Njye ikintu nagufashaho, gerageza ubahuze. Urumva njye ntabwo ngiye nabizamo, ahubwo njye ikintu ndi bufashe ni kimwe. Njye ubwanjye njye ndaza ngenda guha ibyo ugenderaho, bahuza ufate bose ubahamagare batazi yuko bari buhurira aho ngaho sibyo? Then bose nyine baragenda bisanga mu mutego, kuko uramutse uvuze ati Beni ngwino, Nasi agiye kuza, Christella agiye kuza, umwe niyaza, ahubwo bose batungure, bose bagende bagusanga. Noneho ikintu bazakora ni kimwe, ubagira inama bose bahageze. Umvishe? Buri wese azaza yisanga muri uwo mutego, ariko ntabwo azasubirayo sibyo? Ndabizi niba zarebana neza, umwe muri bo cyane cyane Nasi azifuza kuvayo, kuko we biranagoye kuba ni arabizi nabizi. Bose nzagenda mbatungura, ariko nyine arabizi ibyo byose, arabizi. Muri Makenya baranashwanye, harimo agatotsi. Okay, biroroshye. Bose buzabatungura bisanga mu mutego. Ubabwira icyabateranyirije aho ngaho, ndabizi neza ko bazabatarebana neza, ariko uko biri bitanakunze ndabizi neza yuko ari ikintu bizabyara sibyo? Ariko ibintu by'inshuti nabyo arega buriya ufite kubona njyewe nishimye, ariko njye nkakubona utishimye. Kandi abantu b'abavandimwe mwabanye kaminuza yo mukigana imyaka ingahe ikarangira. Umva se bakuri kwihuta. Njye ntabwo ninda rero, ubundi ari umuntu nenahanye gahunda nawe, hari raporo ngiye gutanga uko ejo sinzakora. Ubwo rero ikintu nagufasha ni iki ngiki, gerageza, sinzi ngo uzabahuza ryari, ubu bahuza uwo munsi,
wowe kizavamo niba ubona bidakunze uzambwire nkwereke iyindi system tuzakoresha sibyo ndabizi bizakunda ariko ntabwo ibyo bintu bigoye man umuntu iyo gukunda nyine tu iyo gukunda arakwerurira akakugirira impuhwe akakugira imbabazi man turakosa turi abantu sibyo ibintu by'inkundo bibaho hazama agatotsi ariko urukundo rw'ukuri nyeka yuko rurababarirwa nimba koko abo bantu barabanye barakundanye bakundana bya nyabyo bazababarirana rero ngewe ntabwo ninda sawa ikindi ubwo kizaba twavugana kuri phone wowe numara kubisoza byanze uzahamagare nkore ku tuntu twikorera ntunamerekeza sibyo ubwo gahunda niyo ngiyo ubwo niyo ngiyo sawa urugendo rwiza sawa se ibintu niyahuyemo bizacamo ko gusaza abakobwa hano ngaha hanze iyo ngeso yinziho aha nakomeze neza shanda ahubwo twavuganye mu gitondo sinari nzi ko uranaza ngaha mbambwiye benazo turi gukina game umva ibintu birifata neza bigahurira na gutya neza turanga twese asira umbatishije cyaze bro mani ni byamamagaye gusa njye bya mbere nabyiza nyumva ngo ugiye kuza nuranga agiye kuza sinabakaniye satoke sawa nakundi ese tutari wambwiye ko nawe ari buzi siko byari ngombwa ariko reka mbaho iyo mbikubwira hari igihe byari guhinduka ukabifata ukundi korona ko ateguye ibintu neza bro aho ndishimye hagati aho utabeshye ese Chris ibyo mwari kuvuga nicara ntabwo byari kumvikana ku bwanjye nyemerera wicara aho ngaho okay nayicaye ngaho ishimye nasi umeze neza yego ameze neza so nk'uko mubibona mwese nifuje ko twaba turi kumwe gutya buri wese namuhaye SMS kugira ngo buri wese arayibonye nifuza ko icyo njye nifuzaga ni uko mwaza twaganira ku rwango turimo kandi ikintu n'intego mfite nifuza ko twava hano byose bikemutse uriteguye rero ubwo hagati aho njye nkaba nifuzaga ko icyaba giturimo twese cyangwa muri batatu cyaba kibangana twava hano gikemutse nasi urabyumva ute njye ariko nta kibazo mfitanye nawe kereka niba cyaba gihari njye nkaba nakizi so ufite kuba utakizi ariko burya ukuri gushira ngo mu kuvuga rero ubwo Ben nasi rero ngiye ikintu ngiye nifuzaga ari wowe nasi ari wowe Ben ari wonde byose bigakemukira aha nubwo uri kuvuga ngo nta kibazo gihari kirahari ahubwo tugishakire umuti w'ikibazo ku ruhande rwanjye ariko ntacyo ntacyo ariko kirahari wikomeza kwicisha inyuma y'ibipangu
Okay. Vuga ni mu kivuge kirangire. Christelle. Abyumva ate? Abe nta kibazo gihari se? Njye ntabwo mfite icyo kuvuga pe. Se kuri kundeba nabi koko. Subwo nta n'isoni ufite. Gabanya pe. Se Christelle nta soni. Urimo uranatinyuka ukamvugisha nta soni ufite. Naragukunze ngufata nk'umuvandimwe. Ariko birangura amimukira. Cyakoze inshuti z'ubu we. Ariko Nancy ndagukunda. Urankunda. Ibintu wakoze ni iby'abantu bakundana, wabikoreye umuntu ukunda. Christelle koko. Nancy rega nanjye nari nabuze uko mbigenza. Wabuze uko ubigenza. Nabonaga wowe na Benoni mumeranye neza. Kandi nanjye na boyfriend mfite. Mbura uko nyine mbigenza mpitamo kubikora. Hitamo mu kintu yawe magara. Ntabwo nari nzi ko byakurura ikibazo kigeze hano. Ubu njye mba nabuze n'icyo mubwira. Umuntu uzi ibyanjye byose. Twanyuranye mu bihe nawe uzi ko twanyuranyemo. Bikarangira yo wome mu cyumbabaje. Nanakubaza ukigiza nkana kandi ubizi neza ko byose inandara ari wowe. Ese koko nari kukubwira ko ari njyewe se. Njye mba nabuze icyo mubwira umukobwa. Ni ukuri mbabarira pe. Niwe buzima bwanjye, niwe mukobwa nyine nakunze. Gutandukana nawe rwose ntabwo byaba ari byiza. Nancy ndakwinginze. Ese Christelle nta soni? Soni zanyishe. Cyakoze abakobwa bubu. Uratinyuka umuntu nafashe nk'umuvandimwe nkakugira inshuti. Aba ari wowe memukira kuri rura rwego. Cyakoze njye narumiwe. Ubu ufite amagambo yo kuvuga imbere yanjye. Ntabwo nabona icyo nkubwira. Wagikura ese? Ntacyo wabona pe. Kuko nta ibintu wakoze urabizi ko. Nancy iki? Nancy icyo uramamagara umbaza iki? Nancy koko nkora iki? Uri kundeba noneho nkibonamo nkaho ndi seki. Ndetse harabutaniye nayo. Nancy ndakwinginze mbabarira. Please. Ndekura. Nancy. Mva Nancy. Niwe muvandimwe. Ndakwinginze mbabarira. Ntabwo bizongera uko. Nancy. Mva ntiwongere kunkaraho. Urabona arakigiza akana keza ntabwo tuzi ubushitani bukurimo ndabuze umukobwa. Nanjye icyaha ndakihana. Ndagutwara umunsi. Ese ubwo nta soni ufite? Reba hano. Ayo marira y'ingona se urumva ari icyo yankoraho umukobwa? Mva. Ndakwinginze mbabarira. Twumvikane. Chris, ibi nibyo wamamagariye hano ngo ndebe. Ariko narumiye koko. Shavana amarira aho ngaho. Mva imbere genda ahubwo. Nancy kino cyane ndakihana. Ndakwinginze. Christelle. Okay, ngahaguruka tuvugane hasi. Mfite n'ikimwaro cyo kureba mu maso. Okay. Niba witekerejeho ukabona ko ibintu wakoze atari byo. Njye ntabwo nagira umutima mubi
yego ndabyumva wenda washakaga gukundwa pe ariko ntabwo buriya buryo ari bwo bwiza bwo kubikoramo sibyo kandi uwawe warahari humura igihe nikigera iwawe azaza ntabwo gutandukanya abantu bakundana aribyo bisobanuye ko uwo nguwo arahita aza akagukunda yego ndakubabarira nasi urambabariye Nanyumye nakubwira saba imbabazi na be ubuse nicyo gihe cyangwa se icyo gihe bene mbabarira nanjye nabikoze nk'aho nabyitirari n'agahinda numvaga ndi njyenyine nkabona murishimye wikirirwa wicira urubanza hari igihe ibintu biza mu buzima bikaba nko kubyitiranya sinamenya nanjye uko byagenze gusa icyiza uyu munsi ubayeho umugisha kandi ndagushimiye burya kwaka imbabazi ntabwo bituma wowe wumva usebye ahubwo bituma umutima wawe usigara ukomeye kandi wumva wirekuye uri inshuti nziza nanjye ndakubabariye ikindi kandi reka mbivuge mpagaze Christelle Nancy hagati yanyu mwese twahoze turi inshuti ibihe byose muri mwese twabura ibyo twagiye dupfa hagati yacu umubano wanjye nawe twari tumeze neza gusa muri mwese uwo naba narababaje wese uwo naba mfite icyo namukoreye kibi cyose nsabye imbabazi nivuye inyuma nsabye imbabazi n'ukuri mumbabarire cyane cyane Nancy nanjye imba ari satani imba ari iki narakubabaje gusa umbabarire ntabwo bizongera ndakubabariye oh my god thank you god oh. Yes, Christelle Ben nizere ko mwese mugiye gutaha mutuje nta kibazo urishimye ndishimye ubwintego wanjye nyigezeho ahubwo byishimo ku mutima byansakaye twategura turasohoka cyakoze cyane umuntu w'umugabo ariko utahaguruke agatekerezo mfite ni kamwe gahita tugasohoka reka dusohoke dusohokera hehe let's go party amafana turayibuka twagiye ibi byose biri